Haleluya. Ariko yari atumwe kuri Yohana kugira ngo Yohana abe ari we wandika aya magambo, ariko aya magambo ni Yesu Kristo wayahishuriye Yohana kugira ngo yandikire amatorero 7 yo muri Efeso. Nzi imirimo yawe n'umuhate wawe no kwihangana kwawe. Nzi imirimo yawe, umwandikira uti nzi imirimo yawe n'umuhate wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi yuko utabasha kwihanganira ibinyangeso mbi. kandi nzi neza yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi. Nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atari zo. Kuko nzi ko wagenzuye abiyita intumwa kandi atari bo, Ukabona ko biyita abanyabinyoma. Uzi kwihangana kandi warenganijwe, izina ryanjye ntiwacogora. Uzi kwihangana kandi warenganijwe, izina ryanjye ntiwacogora. Ariko rero mfite icyo nkugaya. Murongo wa 4. Ariko rero mfite icyo nkugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Ariko rero ngo mfite icyo nkugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Komeza. Nuko ibuka aho wavuye ukagwa wihane. Nuko ibuka aho wavuye ukagwa wihane, ukora imirimo nk'iya mbere. Uko nutabikora nzaza aho uri. Nkure igitereko cy'itabaza cyawe ahacyo nutihana. Nzaza aho uri nkure igitereko cy'itabaza cyawe ahacyo nutihana. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana iguha umugisha. Intego y'ijambo ry'Imana tugiye kuganira, Imana yashyize ku mutima wanjye. Imana yakuremeye imirimo myiza, niyo ntego tugiye kuganira. Icyo Imana yakuremeye ni imirimo myiza. Imana yakuremeye imirimo myiza, nta kindi kintu yakuremeye. Nshuti yanjye, Imana ijya kukurema ntiyigeze ikuremera icyaha, ntiyigeze ikuremera kugwa mu byaha cyangwa gukorera Satani se w'imyuka y'umwijima. Ahubwo Imana yakuremeye imirimo myiza, iyikuremera muri Kristo Yesu. Haleluya. Iyo yiteguriye kera kugira ngo uyigenderemo. Bivuze ngo kera Imana irema Adamu na Eva, iyo usomye mu Itangiriro igice cya mbere, yaremye Adamu irema na Eva. Bombi Imana yabaremye kugira ngo bayinezeze, ariko baza gukora icyaha kibatandukanya n'Imana ubwo bagomeraga itegeko ry'Imana. Icyaha kimaze kubinjiramo, Imana iza gushaka uburyo yongera kugirana ubusabane bwabo hamwe nayo, kugira ngo Imana yongere igarure ubumwe yari ifitanye na Adamu na Eva, yongere igarurane cya cyizere, kwa kuganira, bwa busabane bwiza. Nuko Imana yagombaga gutegura aho imirimo myiza uzayikorera, nta handi, ni muri Kristo Yesu. Pawulo yandikira abo Efeso ku gice cya 2 umurongo waho wa mbere, yaravuze ngo namwe yarabasuye ubwo mwari muzize ibyaha n'ibicumuro byanyu. Turashimira Imana ko yatuzuye. Twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu, twari babi cyane, twari twaratandukanye n'Imana, twari abantu bapfuye mu buryo bw'umwuka, tutakibasha kubonana n'Imana, kuko icyari cyadutandukanyaga n'Imana ni icyaha cyinjiye mu bugingo bwacu ubwo twarengaga ku by'Imana yatubwiye. Iyo umuntu arenze ku itegeko ry'Imana, Imana iba yakubwiye ngo kora ibyiza ugakora ibibi, utandukana nayo. Inayo mpamvu Pawulo yandikiye Abefeso
abibutsa ko nabo bari abantu babi bakoraga ibyaha bikomeye cyane, bari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Arababwira ngo namwe mwaje kuzurwa bundi bushya, muzurirwa muri Kristo Yesu. Haleluya! Imana nta handi yatuzuriye, nta handi yaduhereye ubuzima, ni muri Kristo Yesu. Niho imirimo myiza Imana yaturemeye, ituremeye ubwa kabiri, ituremera mu mwana wayo, idutegurira imirimo mu mwana wayo tugomba gukora, ariyo mirimo myiza yo gukiranuka, kugira ngo abe ariyo tugendereramo, tugenderera mu izina rya Kristo ryo gukiranuka riboneye, tugendera mu mucyo wa Kristo, kugira ngo tubashe kugera ku Mana. Ni nayo mpamvu Pawulo ahangaha yandikiye iri torero ry'Abefeso ababwira ngo namwe Imana ibazura, yarabazuye kugira ngo mugendere mu kuri kw'Imana no gukiranuka, ngo kandi ibakiza kubw'ubuntu bivuye mu kubwo kwizera. Ntibyavuye ku mafaranga, ntibyavuye ku butunzi n'imiryango yayo, ahubwo byavuye mu kwizera Kristo, kuko muri Kristo niho Imana yaturemeye imirimo myiza kugira ngo tuyigenderemo. Haleluya! Niwo ku murongo waho w'10 Pawulo yongeye kubibutsa ikintu gikomeye, arababwira ngo turabo yaremye. Haleluya! Ngituremera imirimo myiza muri Kristo Yesu, kugira ngo tuyigenderemo, iyo Imana yiteguriye kera isi itararemwa. Isi itararemwa, Imana yari izi ko umwana wayo Yesu Kristo, nubwo hazabaho igidutandukanya n'Imana, hazabaho gucungurwa bwa kabiri, tukongera tukazabana n'Imana by'iteka binyuze muri Kristo Yesu. Aha niho rero hari inzira, aha niho twaremewe, aha niho twakirijwe, aha niho twaboneye ubuzima, aha ngaha niho hadukijije imiruho, aha ngaha niho hadukijije ibya byaha byose, cya gihano ngo cyaduheshaga amahoro, ngo Yesu cyari kuri Kristo. Yesu Kristo yemera kucyishyiraho, ngo imibyimba ye niyo adukirisha, kugira ngo tubashe gukora imirimo myiza tuyigenderemo. Haleluya! Turabo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Ntabwo Imana ikurema yakuremeye kujya mu byaha, yakuremeye muri Kristo Yesu bwa kabiri, kuko Adamu wa mbere yakoraga icyaha, ariko Adamu wa kabiri ari we Kristo yaje kugira ngo akureho icyaha, azane imirimo myiza. Adamu wa mbere akora ibyaha, ariko Adamu wa kabiri arakiranuka mu kuri kose. Ni nayo mpamvu Imana ijya kutuzura ubwo twari dupfuye tuzize ibyaha, yatuzuriye muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu iyo umuntu akoze ibyaha aba atandukanye n'Imana, kandi agatandukana n'Imana by'iteka, kuko aba avuye mu murongo Imana yashyizeho wo gukora imirimo myiza muri Kristo Yesu. Nimba utarizera Kristo Yesu umwana w'Imana, ntufite ubushobozi, ntufite imbaraga, nta kintu kikumotiva, nta kintu kiguhereza imbaraga cyo gukora imirimo myiza nimba utari muri Yesu. Kuko uri muri Yesu niwe uhabwa imbaraga, umwizera. Haleluya! Umwizera abasha gukora imirimo myiza, ndetse agendana n'ijambo rivuga ngo naho ndiho naho napfa, nzi ko nkundwa n'Uwiteka, kandi n'umukiza wanjye ama ibyo nkeneye byose. Abasha gukora imirimo myiza naho yaba ageze mu bibazo bikomeye cyane. Ntabwo Imana ikurema yakuremeye ibyaha, ntabwo Imana ikurema yakuremeye gutandukana nayo, ahubwo icyagutandukanya nayo ari cyo cya Satani yazanye mu isi kikinjira mu bugingo bwacu. Habayeho inzira yo gucungurwa, ducunguriwe muri Kristo Yesu. Imana ikurema, iturema twese, yaturemeye kugira ngo tugendere muri yo, kandi tugendere muri Kristo Yesu. Ntiwakwizera Imana utabashije kwizera Kristo, ntiwabona Imana utabashije kubona Yesu. Urabanza ubone Yesu,
kuko ari we Imana yashyize ubona umwana wa ukora imirimo myiza, wiga imico ya Kristo, ugendere mu kuri kw'ijambo rya Kristo, kugira ngo ubashe kuzarokoka urupfu ruri imbere rw'iteka rw'abanyabyaha bazajya muri Gehinomu. Gendera muri Yesu, ukora imirimo myiza, niho uzabona ubutsinzi, niho uzabona uburuhukiro, niho uzabona amahoro. Haleluya. Yesu Kristo ubwo yoherezaga marayika ngo agende abwire Yohana ku kirwa bita Patmos, yamusanze ari mwerekwa. Yohana yagize iyerekwa ubwo yari ku kirwa. Ahangaha yerekwa mu byahishuwe werekwa igice cya mbere n'igice cya kabiri, ariko ndashaka kuvuga ku gice cya kabiri, ariho turi kuvuga iri torero rya Efeso. Iri torero rya Efeso ni itorero naryo ryari ryaranze imirimo ya Satani, ryari ryaranze imirimo y'icyaha. Pawulo ubwo yabwirizaga, yababwirije, bemera ubutumwa bwiza, barakizwa. Haleluya. Bemera ubutumwa bwiza, barakizwa. Pawulo ashinga itorero, habonekamo umushumba w'itorero. Hanyuma Yesu agiye guhishura ibiri imbere n'ibiri mu itorero, yohereje marayika, avuga ati genda ubwire Yohana yandikire marayika w'itorero. Uyu marayika Bibiliya ivuga ni marayika cyangwa ni umushumba wayoboraga itorero rya Efeso, cyangwa pasiteri, cyangwa umushumba mukuru. Buriya umushumba cyangwa pasiteri cyangwa revera ashobora kwica ibintu kandi akanabikiza. Ashobora kuguhesha umugisha kandi akaguhesha n'umuvumo. Ashobora gufata abantu barenga 1000 akabajyana muri Gehinomu. Ashobora gufata abantu barenga 1000 akabajyana mu bugingo buhoraho. Ibyo byose arabishoboye. Inayo mpamvu Yesu Kristo yabonye itorero ryo muri Efeso bari abantu bari barazinutswe icyaha no kwanga inyigisho z'ibinyoma izo arizo zose. Haleluya. Gira umwete wo kwizera Yesu no gukora imirimo myiza, kandi ugire ikintu itorero ry'Abefeso bari bafite intego ivuga ngo ntidukwiriye kwakira inyigisho z'inzaduka z'ibinyoma zitavuga Yesu Kristo w'abambwe. Uwazaga kwigisha muri Efeso wese, uwazaga kwigisha, bagenzuraga ubutumwa avuga, umushumba akabasha kuburobanura, akavuga ngo ubu bushumba buravuga avuga ngo ibi bintu bari kuvuga ni ubutumwa bwa Antikristo. Agafata n'ubundi butumwa akabugenzura, akavuga ngo ubu ngubu buri mu murongo mwiza turi kugenderamo. Abo bita abanekorayiti, ahangaha birivuga ngo bari bafite inyigisho zo kwirema ibice. Nicyo marayika yashimiye, Kristo yashimiye itorero rya Efeso, ari we marayika ashimira umushumba. Aramubwira ati turabashimira yuko mwanga inyigisho z'abanekorayiti, arizo nanjye nanga. Ababwira uburyo babasha kwihangana kandi babasha gukizwa kugeza igihe barenganirijwe izina rya Kristo. Yesu arabashima cyane. Avuga ati mwageze ahantu heza, mwagize kwizera gukomeye, kugeza igihe bakurenganya uzira izina ryanjye ukabyihanganira. Aravuga ati nzaguhemba. Ariko agaye ikintu kimwe ngira ngo tuvugeho tuze no gusenga. Abagayira ikintu kimwe kivuga ngo ariko mfite icyo nkugaya. Nubwo yabashimye ko babasha kwihanganira amanyigisho mbi. Haleluya. Babasha kwihangana ntibacogore ababananiza, babasha kwihangana bakarenganywa, izina rya Kristo bakarenganywa. Ariko hari kimwe cyo Yesu Kristo yabanengeraga. Yavuga ati icyambere yaravuze ngo nuko mwaretse urukundo rwanyu rwa mbere. Mwene data, ushobora kuba uri umukristo ugisenga uba mu itorero,
ukiri no muri korari, ukiri n'umuvugabutumwa, ugisoma Bibiliya, ariko wararetse urukundo rwawe rwa mbere. Ushobora kuba uba mu rusengero ukora imirimo yose, ariko wararetse urukundo. Kuko urukundo rwawe rurobanura abantu ku butoni, ruri mu nzego. Hari abo ubana nabo, hari n'abo utabana nabo. Hari abo wishimira kugendana nabo, hari n'abo utishimira kugendana nabo. Waretse urukundo rwawe rwa mbere. Mu gihe cya mbere wari ufite urukundo no gukunda umwanzi wawe. Ntiwite kuko wakuvuze nabi, ahubwo ukamukunda. Bakubwira ngo runaka yakuvuze ibi ngibi, ntumwange, ahubwo ukarushaho kumukunda. Bakubwira ngo runaka kuvuga nabi, nurushaho kumuvuga nawe ngo ujye kure, ahubwo ukarushaho kumukunda, ukarushaho kubana nawe kandi mukabana neza. Ariko wageze igihe witandukana nabo, uba ukwawe kandi uba mu rusengero, uba uri umukristo usenga, uba muri korari, buri mu gitondo usenga amasengesho mu gitondo n'imugoroba na saa sita ugasenga, ariko wararetse urukundo rwawe rwa mbere ugihamagarwa. Mbere nta muntu wakubwiraga ibintu by'amagambo bigutandukanya n'imiryango, cyangwa bigutandukanya n'inshuti, cyangwa bigutandukanya n'umurongo mwiza wo gukunda abera b'Imana. Abo ngabo wabarwanyaga cyane, ayo majwi warayarwanyaga. Ariko wageze igihe cyo kugira ngo utandukane nabo, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Ureka gusoma ijambo ry'Imana bitewe n'inyigisho wakiriye, ureka gukora inshingano zawe mu rusengero no mibanire myiza mu rusengero cyangwa muri sosiyete runaka, no gufasha imfubyi n'abapfakazi, no gufasha abakene. Ibyo byose urabireka. Kubera iki? Hari inyigisho zindi wakiriye zitari nziza zakumazemo urwo rukundo. Uwo wafashije yakuvuze gutya, ureka kubikora. Uwo wafashije byagenze gutya, ureka kubikora. Ngo ariko ngo mfite icyo nkugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Icyo kintu mwene data kiri muri bimwe mu mirimo myiza Kristo yakuremeye kugira ngo uyigenderemo. Wibuke ko yagusigiye itegeko rimwe gusa. Avuga ngo mbasigiye itegeko rimwe riruta ayandi, mukundane nk'uko nabakunze. Iyo ufite urukundo, andi mategeko yose n'ibindi byose biza byubakiye ku rukundo, biza bikurikiye urukundo. Bivuze ngo urukundo ni rwo rwa mbere. Imana irakunenga, irakugayira kuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Ibuka aho wavuye rero, aho waguye, wagiye ukagwa, ugatsitara n'ibyagukomerekeje, ukumva muri wowe ari abantu wimuye, kumva muri wowe ari abantu witandukanyije, kumva ari bimwe waretse, ukareka urukundo rwawe rwa mbere rwa kera, ukizera Yesu, ukiri umwana w'Imana, ugikora imirimo myiza. Imana yavuze ngo ifite icyo kugaya, ifite icyo ikugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Haleluya! Nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Mwene data, waretse urukundo rwawe rwa kera. Yego hari abakubabaje, ariko ntibyari ngombwa ko wihakana Yesu. Ntibyari ngombwa kureka imirimo mu rusengero, byari ngombwa kureka gufasha abantu, ntibyari ngombwa kureka gutanga icya cumi n'amaturo nubwo hari izindi nyigisho wumvishe zakugushije. Ntibyari ngombwa ko ibyo wakoranaga urukundo ubireka. Yesu Kristo avuze ngo wandikire marayika w'itorero ry'Efeso, babwire ngo ni wowe ubwirwa, wowe dukurikiye, we mwene data, we wa mukobwa, we mushiki wanjye, mwene data, papa, wa mama we, wa mubyeyi we, wa muyobozi we, aho uri hose, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Imana ifite icyo ikugaye. Yesu ashimwe cyane. Ifite ikikugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Umva umuti rero. Yesu Kristo aravuga ngo nubwo ufite imirimo myiza, nubwo ugisenga, nubwo ukiri umukristo, ariko ndakugira inama, wibuka aho wagiye ukareka urukundo rwawe rwa mbere,
hanyuma wisubireho wihane, kuko nutihana nzaza nkure igitereko kitabaza ahacyo. Nutihana, impamvu ubona urya bikemera, impamvu ufite akazi ukabona uragakora neza, ukabona barakuzamura no mu ntera bakakongeza n'umushahara mwiza, impamvu ubona ubyara abana bakabaho, abandi bapfuye n'ababyeyi babo bapfiriye kwa muganga, wowe ugataha uri muzima, impamvu ubona abana bawe ugenda ubashyingira, impamvu uri kubona abuzukuru n'abuzukuruza, impamvu ubona biri kugenda neza ugisenga, nuko Imana hari ibyo igushimira. Ibyo bintu byose byiza ubona biri kugenda mu buzima bwawe ni itereko ry'itabaza Imana yashyize imbere yawe, rigenda rikumurikira kugira ngo urusheho kubana nayo neza. Ngo ariko nutihana ngo wongere ugarure bya bihe byawe bya kera, ugarure urukundo, Imana izabikuraho, ikuri iryo tereko ry'itabaza ryawe. Ibyo ubona uvuga ngo uzarya ibyawe, ngo ntawe ugutunze, ibyo wararetse urukundo rwawe rwa mbere. Ibyo ubona bimeze nk'itabaza, Imana izabikora, izakura itabaza, igitereko cy'itabaza hacyo imbere yawe nutihana, kandi bizakubera bibi cyane. Haleluya! Ibuka aho wavuye, aho wagiye ukagwa, wihane kugira ngo ubongere ukore imirimo myiza. Imana yakuremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo uyigenderemo. Gira urukundo rwuzuye, nicyo Imana ivuganye nawe. Hanyuma ibyo wari warasupirimye mu mutima wawe wongere ubigarure, hanyuma ugire urukundo rutagira inzika, ugire urukundo rutarobanura, ugire urukundo rutareba muntu ngo wifurize ikibi kuri mwene so. Ibyo bintu byose ubona by'imigisha bigiye bigukikije kandi uri mu rusengero wirira wenyine, icyo ni igitereko cy'itabaza Imana yashyize imbere yawe. Ariko niwisubiramo iyo ngingo yo kutagira urukundo rugenda rurobanura, rwo ntabwo ari urukundo rugenda ruvangura, urwo ntabwo ari urukundo. Mwene data, ongera ugire urukundo, nibwo uzabona wongera ukora imirimo nk'iya mbere, niko ijambo ry'Imana rivuze. Wongere ugire urukundo rwawe nk'urwa mbere, ukora imirimo nk'iya mbere nk'uko wayikoreranaga urukundo, ntacyo witayeho, utarebeye ku magambo ugenda wumva mu rusengero, utagenda wumva ku idini ubarizwamo, mu itorero runaka ubarizwamo, muri bizinesi ubarizwamo, muri sosiyete ubarizwamo. Wikwita ku bakuvuga n'abagira gute. Ibyo wakoranaga urukundo bikore, Imana izakomeza iguhe kumurikirwa n'umucyo wayo, Imana iguha umugisha. Hanyuma reka dusoze n'iri jambo, dufatanye gusenga mu izina rya Yesu, kandi Imana ikomeze ikwagure kandi ikugirire neza. Imana iguha urukundo, nanjye impa urukundo, kugira ngo tuzabashe gukora imirimo myiza muri Kristo Yesu, kuko turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, kugira ngo tuyigenderemo iyo Imana yiteguriye kera. Icyo Imana yaturemeye ni ugukora imirimo myiza, kandi tukayikorera muri Kristo Yesu. Nta handi tugomba kuyikorera, nta wundi utubashisha gukora iyo mirimo, ni muri Yesu Kristo. Nta wundi uduha gukora neza, ni Yesu Kristo. Nta wundi uduha gukiranuka, ni Yesu Kristo. Turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, kugira ngo duhure n'Imana, kugira ngo tuyigenderemo. Shalom, Imana iguha umugisha. Reka dusenge mu izina rya Yesu Kristo. Wowe wari uri kumwe natwe, Imana iguha umugisha. Waganiraga na mwene data Namuhanga Donati Gideon Evangeliste. Iryo ryari ijambo ry'Imana. Uwo yaremye ikuremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, kugira yiteguriye kera kugira ngo uyigenderemo. Imana iguha umugisha. Ahandi wadusanga ni mu rusengero, wajya ubana natwe tugasengana Imana, ndetse n'ahandi kuri online wajya udusanga ku Ijuru ry'Abera TV. Aho ngaho niho naho tubasha kuganirira n'abantu kuri online cyangwa kuri YouTube channel Ijambo ry'Imana. Wajya ujyaho naho ugakurikira inyigisho zacu, kandi Imana izakomeza igenda itwagura uko bwije n'uko bukeye.
dufatikanye gukora imirimo myiza muri Kristo Yesu kandi dushyigikirane mu izina rya Yesu. Imana iguhe umugisha. Gira umwete wo gusenga kandi ugire umwete wo kubana n'Imana. Shalom. Reka dusenge. Mana, turagushimiye, tugushimiye ko muri uyu mugoroba wabanye natwe muri byose, kandi iri jambo ryawe rikoze ku mitima ya benshi, kandi ubugingo bwanjye nanjye burahembutse kuko mfashe icyemezo nanjye ubwanjye gukora imirimo myiza muri Kristo Yesu, ko yigenderemo kandi nkagira urukundo. Imirimo yose nari nararitse nkongera nkayikora. Mana, turagushimiye rero, komeza ufashe imitima ya benshi babumvishira iri jambo mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Shalom, shalom. Imana ibahe umugisha. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro kubw'uyu mwanya mwiza tubashije kumvamo ijambo ry'Imana. Imana ibagirire neza, Imana ibahe umugisha, kandi dukomeje kubashimira uburyo mwakomeje kubana natwe. Twabibonaga muradukunda kandi natwe turabakunda. Imana ibahe umugisha. Uyu rero wari umunsi wa gatanu w'umugoroba wacu n'Imana. Tuzajya dukomeza tubagezaho gahunda uko ziteye ku Rugwiro Gospel TV. Ni nk'ibisanzwe turacyari muri ya minsi yacu, turacyakomeje na hejo. Nta bidasanzwe rero, ejo ni izi saha n'ubundi twatangiriyeho gahunda, nta kizahinduka. Imana ibahe umugisha. Turakomeje rero kubana n'Imana, turakomeje kuba mu mwuka, turakomeje gusenga Imana tuyinginga, tuyihendahenda kugira ngo twumve ikivugana natwe muri iki gihe. Gideon, Imana imuhe umugisha kubw'ijambo ryiza atugejejeho, Imana yamuhaye kubw'uyu munsi wa gatanu w'umugoroba wacu n'Imana. Imana ivuganye natwe, turayumvise mu ijambo ry'Imana, turayumvise mu mwuka iganira natwe. Imana imuhe umugisha. Turagushimira Mana nziza, tugushimiye ko wabanye natwe muri uyu mugoroba ukatugirira neza. Tukaba dusozanyije nawe amahoro, tukaba dusozanyije nawe twumva icyo tubwira, tukaba dusozanyije nawe biciye mu ijambo wahaye Gideon kugira ngo twumve icyo umwuka atubwira. Twacyumvise rero, ngaho rero tugirire neza. Dusengeye abari bakurikiye online kugira ngo aho bari hose ubasange, abaciye bugufi kubwira ijambo ubagirire neza. Ubwiza bw'Imana rero bubane natwe, kandi ubwiza bw'Imana bubane nabo. Reka icyubahiro no gukomera no kugirirwa neza n'Imana bibane natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Gideon, Imana iguhe umugisha. Ijambo ryawe ni ryiza cyane, ijambo ryawe ryaturyoheye. Abantu bo ku Rugwiro Gospel TV bakunda ijambo ry'Imana, kandi turabashishikariza no kugenda mukajya ku ijuru ry'abera mugatanga iyo subscribe. Ni inkunga ikomeye kuri we kugira ngo mukomeze kunyurwa n'ijambo ry'Imana aba yabateguriye, Imana iba yamuhaye. Ni byiza rero, share yawe ni inkunga ikomeye kuri we kugira ngo mufatanye kwamamaza ubutumwa ku bantu bari mu bihugu bya Afurika, i Burayi ndetse n'abadiaspora bose bakunda ijambo ry'Imana. Rero wari umugisha kuri twebwe, kandi ndatekereza yuko uzakomezanya natwe ku munsi w'ejo, umunsi wa gatandatu w'umugoroba wacu n'Imana. Rwose njyewe naryohewe, meze nk'umuntu wariye ubuki. Ijambo ry'Imana rero ni ryiza, ridukomeza mu mwuka, ridukomeza mu buryo bw'umubiri, ndetse ririmo impuguro zikomeye cyane. Ririmo impuguro nk'Abefeso bandikirwa, ni impuguro bahabwaga. Natwe rero uyu munsi ntabwo rikiri iry'Abefeso, ahubwo ni iryacu Abanyarwanda, abadiaspora badukurikiye, abantu b'i Burayi. Iri jambo ni iryacu uyu munsi, ntabwo rikiri iry'Abefeso, ahubwo ni iryacu bwacu. Imana ishimwe rero ko yabanye natwe, kandi Imana ishimwe ko mwabanye natwe. Muba mwakoze umurimo ukomeye cyane. Kugura bando ntabwo ari ibintu byoroshye, mugiye kureba ijambo ry'Imana. Imana ijye ishyigikira icyo gitekerezo muba mwagize, mukavuga muti tujye ku Rugwiro Gospel TV, baraba bari online mu mugoroba wacu n'Imana, namwe mukamenya uko mubanye neza n'Imana mu mugoroba wanyu. Ndetse icyiza kirimo ni uko iyo umuntu asanze umugoroba we
utari mwiza arisuzuma akamenya igituma yaba yatakaje umugoroba we. Kandi njya nkunda kuvuga ngo umuntu udafite umugoroba muri we nta nubwo ashobora kugira igitondo. Birakwiriye rero yuko ushaka umugoroba wawe kugira ngo ubashe no kugira igitondo. Murakoze rero, na hejo. Shalom shalom. Uwiteka abarindishe imbaraga ze, ubuntu bwe n'amahoro no kugirwa neza n'Imana bibane namwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom 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 shalom. Amen.